Nguhaye ikaze wowe ukomeje gukurikira Joshua TV Rwa, nguhaye ikaze wowe ukoze subscribe hano kuri Joshua TV Rwa. Imana iguha umugisha wowe ugihumeka kandi nawe urwaye uri mu bitaro, ndagusengera urakira uramera neza cyane. Kuri aya masaha ndetse n'uyu munsi nibwo mu mahanga ndetse no mu bindi bihugu bitabiriye amatora ya nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu munsi nibwo batoye ndetse ni nabwo ekipe ya APRFC iri muri Sekafa Kagame Cup iri kubera Tanzania cyangwa TZ. Nibwo batoye uno munsi, batoye kandi bari bafite vibe nziza cyane, batoye bitabira ndetse uruzi ko bafite ibyishimo, dore ko uno munsi ari nabwo ekipe ya APRFC iri kwitegura kuzakina umukino wa gatatu ejo. Ni nabwo iri kwitegura ndetse n'indi mikino izabera mu Rwanda hano iwacu. Uno munsi nibwo abanyamahanga batoye cyane, dore ko no muri Bubiligi bari bitabiriye cyane kandi byari bishimishije. Mu Bubiligi batoye uno munsi, bari bitabiriye ari benshi cyane, bari bitabiye bashaka guha ishema igihugu bavuyemo, dore ko ngo gitemba amata n'ubuki. Nubwo haba hari benshi ngo bashaka kugisubiza inyuma, ariko ntacyo bageraho, nta n'icyo badutwara. Turashinganye kandi turi intare ziyobowe n'intare, intare ziyobowe n'intare. Uyu munsi rero ku munsi wa 14 nibwo abanyamahanga batoye, kandi nanakubwira yuko ku munsi wa 15 muri Kigali ndetse no ahandi mu gihugu cy'u Rwanda twiteguye ndetse tunategereje kuzatora umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'abandi baziyamamaza, ariko buri wese bafite umukandida we uri ku mutima we. Ugeze muri Kigali wagira ngo ni ubukwe bugiye gutaha, wagira ngo hari impamvu zigiye kuba, ariko nta kindi, ni amatora. Kuri benshi rero yararangiye ndetse kuri benshi bafite ibyishimo kubera ko bamaze gutora umuyobozi ubabereye w'igihugu uzakomeza kutuyobora muri iyi myaka iri imbere. Ndetse kuva igihe cy'amatora cyatangira 2003 nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangiye kutugabira inka, aduha ibyishimo, aduha imihanda, atwubakira amazu, aduha mituweli, atugezaho stade nziza, stade Amahoro ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ndetse hari abenshi bamuvuga imyato, dore ko abana basigaye bariga, kaminuza zirahari turiga cyane, dore ko abantu benshi basigaye bavuga ko nyakubahwa ari we muyobozi wanatuyobora, kandi nanjye sinavuga ko nabica kure. Nyakubahwa Paul Kagame niwe muyobozi ushobora kuba yayobora u Rwanda akarukuraho, yarukuye aho rwari ruri, aho ubu ngubu aho rugeze ni ukugira ngo natwe dufatanye nk'abaturage. Nyakubahwa Paul Kagame rero ni umuyobozi w'ikirenga, dore ko uyu munsi rero ari bwo mu Bubiligi ndetse no mu bindi bihugu batoye ku bantu batuye mu gihugu cy'amahanga ndetse mu bihugu byo hanze y'u Rwanda. Natwe ku munsi wa 15 ari wo ejo tuzitabira amatora ya nyakubahwa uzatuyobora mu myaka iri imbere. Ndetse uyu munsi natembereye muri Kigali nsanga amasite ndetse naho bazatorera akoze neza cyane rwose. Ni ukuri pe, wageze birashimishije, dore ko uyu munsi ni ukuri birashimishije. Uhageze nawe ubwawe wakwifuza kuhatora, dore ko mu gihugu hose hazabera amatora biteguye neza ko buri wese azabasha kuba yakwitorera umuyobozi ubereye igihugu ndetse unafite inshingano mu kuba yateza igihugu cye imbere. Ndagushimiye wakomeje kudukurikirana kandi wabanye natwe mu minsi yo kwiyamamaza. Guhera ku munsi wa mbere nyakubahwa Paul Kagame yiyamamaza, ndetse ishaka FPR yiyamamaza kugeza naho ubu ngubu tugiye kumugaragariza ibyo twazengurutsemo igihugu dukora.
tumukurikira nk'umukandida wacu wa FPR yiyamamaza, kugira ngo aha noneho niho hageze kugira ngo tubone bya bindi byose byo kugira ngo yazengurutse igihugu cyose. Ndakeka ko nukuri ibi ngubu byararangiye, ahubwo reka dusoze umuhango kuri tariki ya 30 tuzahure twishimira inzinzi. Ni Joshua TV Rwa, wowe utarakoze subscribe nukuri yikore.